Uwiteka Imana avuze. Pelatikosima gusenga hayawiritase penatikosa meladikotase mana binifo azwe Uwiteka sizabazwe ubugingo bwabo icyo wandagetse gukora ndagikoze sizabazwe ubugingo bwabo sizabazwe ubugingo bwabo penatikosema ndagushimiye Mwami Yesu ndagushimiye uri umunyembaraga ushobora byose nta kirogoye umugambi wawe mwisi no mwijuru ndagushimiye uyu mwanya ndagushimiye ko ushoboje ifosi kiribanga nizagaragaraga mwisi kubera kuri umwami eritaraga imanga itabaza ryawe ririye mwene data penefo sadima umwambaro wambaye mbese ni muzima cyanga wamaze kwandura sikonima mbese urakijijwe ripenima koje gukenderera isi penimanga kota abataka kubw'ibizira bikorerwa mwisi penifostirigata atuko gutaka kwangezeho nje guhana inkozi mwamireka penase manga nje guhana inkozi z'ibibi ni ku Uwiteka yavuze. Bakunze ijambo ry'Imana kandi nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubo ndetse n'abanyi bose hafi na kure mu cyo bigiye bitandukanye mugiye muhereremo ku migabane itandukanye mukamudukurikiye muri kano kanya turabasuhuje twifurije umugisha w'Imana twifurije ineza y'Imana reka mvuge ngo Imana ibagiriye neza abagomba kurengerwa Imana ibarengere mbaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi ndi kumwe na Prophet Daniel niwe tugiye kubana muri kano kanya reka tumuhe ikaze cyane turabishimiye kandi twishimiye kaze muduhaye Imana ibaha umugisha yo idahwema kutugirira ikizere tukaguma mu murimo wayo Imana ishimwe murakoze. Imana ishimwe cyane twishimiye Imana ko igushoje ko bubonetse Imana ibihererwe icyubahiro. Amen. Wambaye neza ariko hagati aho ngaho murakoze cyane Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha. Suhuze abaduteze amatwi muri kano kanya. Murakoze cyane ndasuhuza isi yose muri rusange inkurikiye abari ahatandukanye abari mu Rwanda abari ku migabane igiye itandukanye i Burayi muri Afurika yose ndabasuhuje mvuge ngo ndabakunda cyane urukundo rutagira uburyarya aburyarya mfite ndabakunda Imana irabizi ko mbakunda rero Imana ishimwe Imana ibaha umugisha namwe mudahwema kungaragariza urukundo mukampamagara baca mu gikari bakangaragariza urukundo namwe mudahwema gushigikira irivuga butumwa dukora nukuri muri abagaciro ntabwo nabura kubashima irivuga butumwa hari ibisabwa byinshi hari bikenerwa byinshi tuba dukeneye inkunga zanyu abaterankunga batandukanye nukuri izo mubiba muzabisarura kandi Imana data nkorera ndabizi neza ko izabagororera kijambo ryaravuze ngo icyo ubiba uzagisarura rero ndabakunda cyane iyo mungaragariza urukundo munyereka ko turi kumwe kugira ngo umutima ukomeze ukomere ndetse n'umubiri ugira imbaraga byose ndabikesha mwe kubwo kumvira ijwi ry'Imana kubwo kumvira Imana ibaha umugisha. Amen. Hari abitanga bakangurira amazi bingeraho nukuri imirimo mukora yose Imana izayibahembera buryo waguhaye gatoya aba yaguhana kanini rero icyo wabize Imana izakiguhera umugisha. Mwese nshuti zanjye bakunzi bakurikira ubutumwa bwiza bakunzi ba Kristo mwebwe mukunda Kristo utuye muri ngewe Imana ibaha umugisha ibahe kurama muramire kubona ubugingo buhoraho imibiri yanyu ndetse n'ubugingo bwanyu burarindwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu kandi amazina yanyu ahora yanditswe mu gitabo cy'ubugingo muzatuye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibaha umugisha iguhe umugisha mwinshi cyane utagabanije
nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya n'uyu Daniel tugiye kuba nawe reka mbasabe kugira ngo mubaye natwe muri icyo kiganiro dutangirane kandi dusozanye tuze gusangira twese tuze kugabana umugisha wabumvishe ijambo ry'Imana. Ben Pokuri muvugana kuri mikoro niwe uri kubaha ikaze. Reka nsabe rero Daniel asenga Imana, namara gusenga Imana uko mukamuyobora agenda uko ngoko. Ni karibu Daniel. Mana data, Mana yampamagaye, Mana yantoranije kugira ngo mbe umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Urantoranya ntacyo nciye, ntabwo warebye kavukire, ntabwo warebye inkomoko, na kimwe washingiyeho, ariko urukundo rwawe wakuza abari mu isi nizo zatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizere atarimbuka ahubwo ubugingo. Kizere wangiriye cyo kuntoranya ukangabira umurimo. Mana data ndagushimiye, n'ubu naje hano kubw'umugambi wawe. Ni wowe wanzanye ngwino ukore icyo wagambiriye gukora. Abaduteze amatwi ntibabone nje, babone wowe. Babonye nge Daniel ntabwo bakwizera, ariko nibabona wowe barizera. Ntibumve Daniel, bumve wowe, bumve icyo umwuka abwira amatorero mugenzi. Ukore ku mutima wa buri umwe wese, unyeganyeze buri mutima wose unkurikiye. Buri muntu wese mwana akangukire kumva ndetse no kumvira icyo wowe ugiye gutangaza mu mahanga yose. Unyeganyeze imitima y'abazungu n'abirabura, unyeganyeze imitima y'abize n'abatarize, bumve icyo umwuka benarakosa d'instance kota egad, bumve icyo umwuka abwira amatorero. Ijambo ryaravuze ngo unesha azambikwa ikamba. Ni tansi urakoze kumbwiye kuri mwe nanjye binase kori wirishada teradilance code for and talasikinima. Urakoze mwana, urakoze mukiza. Hari indirimbo ya 409 turaririmbaho ibitero bikeya, ahandi nijire mu dimanse mu ijambo ry'Imana ry'ubutumwa kuko Imana yari impaye. Yego. Yesara duhamagara ati ni muzokubu ibisa rurwabireze usarurira ninde. Uhamagawe na Yesu ni wowe ubwabashaka umwitabisha umutima utimwa munyakire. Uhamagawe na Yesu ni wowe ubwabashaka umwitabisha umutima utimwa munyakire. Nubwo nuzahere kure cyane wamamaza ibya Yesu, abaguye bari hafi n'abazimiye nabo. Muri muragutota dufite umwete muke, n'uburinde jyumusange utimwa mifasha ubu. Muri muradutota dufite umwete muke, n'uburinde jyumusange utimwa munyakire. Ubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira.
ujye bwira abandi bose ibyo yagukoreye nuko umwinginga gufashe uti mwami nyigisha ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nuko umwinginga gufashe tikosa higitaradimas atabo peni wasikinima bana shaladilase kwananiwe kita sika nifo melila titala sika nifo bina landiko talasiwa tikita telasima hendi kitalasifo bila wili talama ngoko sika igada shadi taladi kosa peni wili stadi mili matangua shenila dikinista penasifome mendiko talawi gada imani kasikidiba sheloti kope ni manga imani ko tala saya gata sheli tala di minister sefo donita na minister kuwa egata imani kinita turasi fobe yendi kosa peki tala gata mandi kosha dima pila siwa diko rindi tandiko sa egata pila diwasima hendi kosi gata jeni kwati taliban segome hewila dinatia egata pela dikista shaliwa ti taliban sima doniko ti kasha egata helida dimasefo pina sifo benikosa egom randi kota ibase imani kasi sinima ikadi kota manga peladi wasika totika sinimanga la 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 elelele talimase pinikosa egada randi kosiniwa peladi tansemanda pinikosikada ranli watika penistifo mandiko yasika la 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 helatika siwini manga penifose egada endiko tangua egome imani kinistanse kuwa penasifome ikadi wirisari gata enitandiko sinima ikandiko tifosa ikandika ayamandiko binisti kinifome riwiri tanse kuwa egata shandi tanima tope nifose regata haidi kinistanse manda hatindu witeka benasi nifome hati kandidore jeni hisonse manga doreje kugenderera burime wese hati kubera ko abantu difosema nababwiye keshi bakomeza kunangira imitima hatari kodi masefo iki ni igihe cy'ishungurwa rikomeye rigeze ku muntu wese edita sifonima doblele shahidi kuwa hati chinigihe eni kostirifome hati je kustifose je gusura umuntu wese kurwe ruhande hati kanije guhemba no guhana eni tanimase hati gihe kirageze kugira ngo buri wese yibarizwe izo yakoze ibi distance kuwa ndagera impande zose zisi iriwi tango wanga je guhana inkozi ziribi binasima yewe mujya irya nino wowe wafunze amatwi yawe kumva ntabwo ushaka kumva atari kimpanda ya nyuma dore iravuzwe niko Uwiteka avuze
Shedi kosadima penitandikini stase riradikini shada tutela minimase mandikoya zodikini fosa tutela kosi kadigata ngavuga ngo dori bristase manda je dimase je guhana mu mirwi igiye itandukanye je gudimase ma je kudifose je gukubita ababaza kubera ko binimo abantu barangomeye baze kumvira ijambo ryanjye ntago bazitaho binitani gata ndaburira umuntu wese shediri kadimase kuko igihe kiraje kandi kirasohoye haturwo binistase bamwe bagiye gutaka bakabura ubatabara mu gihe cy'uburakari bwanjye bukomeye bugiye kuba mu isi yose ni ku Uwiteka avuga. Tutela kosima benala sariganda ati yewe binistesefo wihaye kunistanse kunangirijwe ryanjye ndavuze ngo dikote fose ati gihe kiraje ati ntabyisobanuro umuntu wese azabona ati kubera ko binifo rine sirigada ati nistanse urusaku no gutaka penifosima byabamwe bigiye kubabera ubusa kubera ko igihe nabacyayiye ntabwo kumva bumvishe ni ku Uwiteka avuga. Mana kubera iki riladi kosima randikini shada ropeni fose tuterebeya endikitangua ralasha idikuwa dobini stangua elawiri shada enikini stada dore kostifom dore ngiyi minzani igiye kugera ku bantu bagiye batandukanye abantu ni mube maso kubera ko igihe gikomeye dore kibayeho shalabalagidimini stani manga eli tarakosa penifos ni manga dore sherikote gai je kunyura dima mu marembo agiye atandukanye ati kandi je gusura umuntu wese heli talabi nistanga nikitase ati ndaranguruye penimo sirigada ufite umwete wumva yumve heli sirigaya utesha agaciro izanjye aguma bitesha agaciro kuko igihe pera sirigaya kitefosirimanda cyo kuvuzwamo urusaku rutari urwo kuvuza impundu heli talabi manga turubayeho ni ku Uwiteka avuze. Jelitanima penikosima halala wiritaya enitange kosa dereje gukubura eni penifose jenikirimanga umuntu wese awuri wose eritaya gada mugezeho uzarengerwa nuwaze kwiyanduza akaba mu mwanya mushakamo ni ku Uwiteka avuze. Pinistirigada enikinifo ralasharigada elitalabanga enikosikaigada ndaje emiritarigada enikosima dore bikugezeho ayo mandikosayagada shedi minitaya endikosa elipenifo tuteregikosegada bikudimase aidikosa ndavuga minisase vuza imanda ya nyuma kubera ko bina elikorishada ndaje enitangua buri wese agiye kubazwa ivyo yakoze eniwiritangua ati penifome dore urutonde enikostigaya rwamaze gukorwa enikirishada kubera ko njye Uwiteka eniristanima nje guhana inkozi z'ibibi atari kabamba imbere enishayiganda bazaba mu burinzi bwanjye iteka ntabwo bazanyeganyega enikosamanga we mana we Peladi wiritangua tandoko sirikada shabinifo endikota yaganda enistasefo elitandikosa shandikinimanga penifosa egome haririkotanima ati kandi bigiye kubanzirizwa n'abakomeye kubera ko
nibo bigiye kubanza gusohoraho hayidi wiristansema ati maze penifo nijire nangire mpane inkozi z'ibibi atari kuwemera kanyumvira hazaba amahoro masa. Dore abantu barundarunze ibizira ndetse basa n'ibizira penifosema kubera umunuko w'ibyaha bikururiye ati ko penima atari ko dikosta je gukubura enanda manga we mana we elalatiko safenia elashirimanga je gudikosta je gukubura je kubinistikonima je kuri shaigada elitakosa ngeze kuri buri mwe wese ngeze ku muntu wese zenimanga waburusiruko yaba ukuze nukiri muto dore umweyo wala costa ukunyuzeho nkunyuzeho penimanga kosirigaye elirishayidi kuta undi kosirimanga nkunyuzeho yewe munyange sombi nkunyuzeho nagucyashye kesh munyabugugu we nkunyuzeho yewe wamwibonewe nkunyuzeho wamusambanyi we mandi koti kosirigada nawe nkunyuzeho edibinimanga randi kosikaigada bigiye kumenyekana penasema randi kosirigada penimase hatuzasigara wakiranutse warinze dimase izo kwizera enimiritangwa azasigara avuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana ati kubera ko enimishayigada ndiko tandigaragaje biramenyekanye hatuwezwa ni Yeswe kandi gosirigaye wanga kwihana hagume yandure kubera ko cyari igihe gikomeye gisohoye ku muntu wese. Ndumva byakunda ko nsoma nicaye nimba ntacyo bitwaye. Hari ijambo mpawe n'Imana riri hano muzayishuriwe Yohana, wamfasha mwene data, izayishuwe ibice zaho ni 3 ku murongo waho wa 16 havuze gute? Kadusome mu izina rya Yesu Kristo ibyahishuriwe Yohana ibice 3 yego umurongo w'16 yego. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo yego. Nuko rero kuko urakazuyazi, nuko rero kuko urakazuyazi, udakonje ntubire, udakonje ntubire, ngiye ubasenga ubuhari no mu banyamagambo ukaboneka, mu basambanyi ukabuhari, hose warivanze, nta Imana ikubona uri mu kajagari, ntabwo ukonje ntunabizi, ariko Imana dekota ni force igiye kukuruka. Ntabwo izatinya ibigango byawe, ntabwo izatinya agatuza ndetse n'amashuri, ntabwo izatinya ubutuzi n'ibyamirenge. Imana igiye kukuruka, ntacyo ufite cyo gushingira Imana yashingiraho kugira ngo ikurengere, kubera ko ibyaha byawe byamaze kuba umunuko mu maso y'Imana, ariko ngiye kukuruka niko ijambo ry'Imana rivuze. Yego, kuko uvuga uti ndi umukire, uravuga ngo narakize ndatuze ndi mwiza nsa neza ndazwi siranzi naramenyekanye, ariko nyamara ngiye kukuruka. Komeza usoma ariko nyamara utazi. Kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndakaye ndatunganiwe ntacyo nkeriye. Azi yuko uri umutindi wo kubabarirwa. Uri umutindi, wa mutindi we Imana igiye kukuruka, wa mutindi we Imana igiye kukuruka. Ubusambanyi bwatumye umutindi, ubujura bwatumye umutindi mu maso y'Imana, ubwibone bwatumye umutindi mu maso y'Imana, ubujura bwatumye umutindi mu maso y'Imana, ariko yakubonye eligo tekosi bose fo egad igiye kukuruka niko Imana ivuze. Kandi uri umukene n'impumyi ndetse uri impumyi, wabaye impumyi kubera izawe wanze kwihana, wabaye impumyi kubera ibizira byawe, ariko yakubonye abantu batakubonye ije kukuruka.
dore ndakugira inama wa mutindiwe, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda. nguraho izahabu yatunganijwe ndahanibe kostifodima, nguraho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. ubone uko uba umutunzi. utuzi iki udafite Kristo? utuzi iki nta maraso ya Kristo ari muri wowe? ariko nutangura iyi zahabu ngo wikomeze kuri Kristo, womatane nawe, ngiye kukuruka emitandima. ndakugira inama none, nguraho izahabu yatunganijwe ni inama. ubone uko uba umutunzi. ni inama ya nyuma nkubwira, nguraho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo nguraho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe. nguraho imyenda yera, iyambura uwo mwambaro wa Satani, iyambura umwambaro w'ubusambanyi, iyambura uwo mwambaro w'ubugome wambaye, uwo mwambaro mubi wambaye wiyambure. ndakugira inama none, gusa niho nkubwira inama. ndakugira inama, ungureho uyu mwambaro kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe. giriza usiga kugira ngo uhabwe uyu mwambaro. giriza usiga mwene data, waba uri aho uri hose, umugabane waba uherereyeho wose, gira ibintu usiga, ubona umwambaro. dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo mpereze umuntu wese ibikwiye izo yakoze. hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abibone n'abakunda kubeshya bakabikora, niko ijambo rivuga. kandi ungureho menda kostika kugira ngo uhumuke. penase fo egada dikosi fo enasema. ndagushimiye Mana. beradi kosa egome, ayo mandiko rwose yadusobanurira. benifosa eniwa totiko egada dola dimase eniwa totika dishaigada tandiwa tiko tolasima tokikini fosa egada penandima sika egada tondiwa simini tanguwa mandiko tawa wirishada piko sibini wande eganda reli tala sikadifo. Imana igiye kugenderera abantu bose batuye isi, kandi Imana enita hari intebe zimwe na zimwe Imana igiye kubika kubw'agasuzuguro ko mu mutima k'abanyacyubahiro cyangwa se k'abanyagitinyiro. hari intebe zimwe Imana ije kubika. peniwasiki edgansi peladi masefo elitayagata. Imana igeze mu bitwa ngo ni abapasitori. Imana ije gukubita mu buryo bukomeye. hari abashumba benshi bakorera ku miti igiye itandukanye, ariko igihe kiraje nari Imana igiye kubageraho kubera ko zababaje Imana. donasi kinima peladi wansi rikita egata penifo. hari abaririmbyi bagiye kuboneka batumwe n'Imana. tonasi wirishada pekita riganima, ariko bazaririmba indirimbo ngufi, ariko abacuranzi bo bazaba benshi kurusha abaririmbyi, kubera ko Uwiteka agiye kugenderera amahanga yose. niko Imana imbwiye. nta kindi kizanye Imana, ni ukubera izaha abantu mwakoze mukanga kwihana. penita eniwa jenikostefa egada peliwasima. Imana igeze ku bacuruzi. abacuruzi mucuruza, hari icyo Imana ibagaya. namwe Imana enitansi igiye kubahanira izo mwakoze. mugaragara bamwe nk'ibisambo mu maso y'Imana. penitayigada. Imana ije gukubita itababarira, niko Imana yambwiye.
mumandikota egata tansefonima bekosa egata renditanima sika zebinifome. Imisozi abantu bari batuyeho dore igiye kubihakana, ndetse Dimasi n'ubutaka bari badifosa bari barubatseho nabwo bugiye kubihakana, kuko Uwiteka Imana ashyizeho itegeko ryo guhanira umuntu wese ibyo yakoze. Imana ije guhana, ntabwo ari igihe cyo gukina, ahubwo Imana mitanguwa. Imana ije guhana, niko Imana imbwiye. Benistasi, dore Imana igiye gushyira abantu mu bwugamo. Hari abantu Imana igiye guhisha bakiranutse bakanga kwiyanduza. Imana igiye kubashyira mu bwugamo, Imana igiye kubahisha. Ibiteye ubwoba ntago bizabageraho. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo abantu bose nibahindukire kugira ngo distance babashe kubona ubuhungiro. Niko Uwiteka avuze. Dore Imana itariba tekosinima, hari imizani igiye kugera ku bantu, hari n'abagiye kujya baryama perasirigata, ariko guca ntibikunde. Penifosema, Imana irabwira abantu ngo bajye baryama biyesheje, kubera ko igihe gikomeye kibayeho. Imana kandi iravuze ngo abantu bajya bagenda basenze ndetse biyesheje, kubera ko nabwo igihe gikomeye kibayeho. Imana iravuze ngo penifosema, muntu ufite abana batoya jya uryama wabasengeye, kubera ko Satani agiye kutangira kujya yiba abana batoya. Ariko Imana nayo ije gucyura umugeni, niko Imana ivuze. Mumandikosi egata, dore imandikota penifosima. Satani agiye guteza impanuka nyinshi mwa bino bihe. Zenira takosa, ndetse inkongi z'imiriro zigiye kubaho. Impanuka z'uburyo butandukanye zigiye kuboneka. Peradimasi, impanuka si y'imodoka gusa, ahubwo impanuka z'uburyo butandukanye zigiye kubaho, kubera ko abantu basuzuguye itegeko ry'Imana. Kwihana no gucaho kw'Imana ntago bakwitaho. Perasika egada, dore Imana yasinye penitara yagada, umugambi w'Uwiteka ntawe uzawuvuguruza. Belatikos, ariko Imana iri kubwira abantu ngo bigenzure biboneze. Uwasengaga ngo rimwe asenge kabiri. Nawe utazi kwiyiriza ubusa utangire wiyirize. Kandi masefo penadikota, kandi distance abumvira ijwi ry'Uwiteka bakaryitondera bakumva Imana. Penimasi, Imana iri kuvuga ngo larakosirigaye, mujye muba mufite ibihagije mu mazu yanyu, kubera ko igihe kitungurwa nacyo kigiye kubaho. Niko Uwiteka avuze. Murambikota egata, indunduro rasima ibayeho, niko Imana yambwiye. Elita shenikosima benitandikota egome jedita egata tarasifo enima. Ndakumva piwa enitanse kuwa egata raladi wasikita totika enima egome hewatika tolisika enitandikosa egata labinase manga owita kuwa egome pinifosikadians manga kota egodia rali tasika enima. Nta muntu n'umwe Imana izatwara ideni. Enitasema egome, banyamasezerano mwe, nta muntu Imana izatwaramo ideni. Reba neza nimba amasezerano Imana yaguhaye warayakiranutse. Reba neza nimba amasezerano wahawe n'Imana warakiranutse, kubera ko dikostegata
enime tanguwa kosa, Imana iraje kandi igihe gikomeye kibayeho, ni kuwiteka Imana avuze. Perati kosima genitansi, ngiye gusenga Imana, ngiye gusenga hayawiritase penati kosa meladi kotase mana binifo reko taregata. Ubugingo bw'aba bantu sizabubazwe Uwiteka, sizabazwe ubugingo bwabo. Icyo wandegetse gukora ndagikoze, sizabazwe ubugingo bwabo, sizabazwe ubugingo bwabo. Penati kosema, ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye. Uri umunyembaraga, ushobora byose, nta kirogoye umugambi wawe mu isi no mu ijuru. Ndagushimiye uyu mwanya, ndagushimiye ko ushoboje gutambutsa ubu butumwa. Ubwo nabwo umpaye nzabutambutsa igihe cyose uzantuma. Yego, ndagushimiye. Amasengesho y'iminsi 3, yego nzayasenga Mwami. Elitani masika, ndakumva. Ngwino ugendere buri muntu wese, Mwuka Wera ashorere buno butumwa, uwo bugeraho bukore ku mutima we. Uwemera kumvira agahindukira agaca bugufi, umuhereza imbabazi, kuko uri umunyembabazi. Urakoze Kristo kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kandi nawe Imana iguha umugisha ku butumwa bwiza utugejejeho. Imbaraga n'amavuta bikonekeho iminsi yose. Amen. Murakoze cyane. Sinzira imbara ikindi wabibagiye ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi. Ndumva nta kindi, indi message Imana impaye integetse kuyisengera iminsi 3, nabwo nzazanye itambutse. Iyo minsi 3 ni nyimara ndi mu masengesho. Murakoze cyane. Imana igumugisha, reka tuzasubire kandi ubutaha. Iyo minsi 3 nirangira kuyisinoza kuyisenga. Amen. Murakoze cyane. Nshuti muvandimwe ruteze amatwi muri kano kanya, twari turi kumwe na Prophet Daniel. Imana imukoresheje mu buryo tutaye twiteguye, ariko kandi tugomba guha twiteguye. Wakoze kubana natwe rero. Buno butumwa numva bukureba, ugira ibyo ukosora cyangwa se ugira icyo ushyigikira, Imana igushoboze. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Reka dusubikirane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tuzasubukura ubutaha. Ibiganiro ku musaraba byo nakagaruka. Ciao ciao. Amen.